Ese ujya wibaza gusenga uko ariko guhindura ibihe, guhindura ibintu? Gusenga ni iby'ingirakamaro ariko hariho amapurikasiyo amwe amwe, hariho ibisabwa bimwe kugira ngo gusenga kube kujuje ibisabwa byose. Gusenga ni intwaro y'umukiranutsi wese. Gusenga ni intwaro ikomeye umukiranutsi atunga, ni intwaro ikomeye buri wese ategerezwa gutunga kandi arwanisha iteka ryose. Reka twisunge mu gitabo cya Yakobo igice cya 5 ku murongo wa 16 haravuga ati, mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Hakavuga ati, gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ni ukuvuga ngo mbere y'uko umuntu asenga ni ukwaturirana ibyaha. Muri benshi mwaturirana ibyaha, ari wowe wenyine ku giti cyawe, amasengesho yawe wenyine utegerezwa gusaba imbabazi. Gusaba imbabazi abo wakosheye, abo wakoreye amakosa, abo warayakoze batabizi, ariko utegerezwa guca bugufi ugasaba imbabazi, Imana yo mu ijuru ikakubabarira. Wamara ugasenga. Nyamara uko gusenga bavuga, uko gusenga Yakobo yavuze ati gusenga k'umwete. Amasengesho y'umukiranutsi agira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ni ukuvuga ngo gusenga kwawe kwinshi niko kugaragaza umumaro w'amasengesho. Gusenga ni uguha akise Imana yo mu ijuru gukora mu buzima bwawe, ni ukuyiheza byose, ni ukuyemerera gukora ibintu runaka, ibyo ushaka ko igukorera mu buzima. Ni uguha Imana oporutunite yo gukora mu buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo dusenge muvandimwe, twifurije gusenga kandi ugasenga ufite umwete wose. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro iyo asenganye umwete. Uzajya usenga iminsi yose. Bibiliya ivuga ngo mwishime iteka, musenge ubudasiba. Dusenge ubudasiba kubera ko gusenga ari intwaro y'umukiranutsi ategerezwa kugendana iteka ryose. Ndagushimiye wowe utegera iyi video. Imana iguhe imigisha uyu munsi, uronke umugisha muri byose kandi ugirwe neza n'Imana yo mu ijuru. Urakoze nshuti muvandimwe.